ashimwe bene data mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ndasuhuza buri muntu wese uteze amatwi cyangwa se urimo kureba iyi televiziyo gurukuri. Imana yo mwijuru bahereza umugisha kandi Imana yo mwijuru bambika imbaraga. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana kuko ni nacyo gihe tugezemo, nicyo gihe cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ari nayo mpamvu dufata ibihe, dufata amasengesho, dufata umwanya kugira ngo tubashe gutambutsa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Imana ibahereza umugisha. Mbere ya byose reka dusenge Imana, twinjire mu kanya k'ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, Mana nziza, Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Imana yo kwizerwa, Imana ifite imbaraga. Nshimye Imana kubw'aya masaha mu mbaraga z'amasengesho, Mwami Imana kwemeye ko dutambutsa ijambo ryawe kuri televiziyo. Mu izina rya Yesu Kristo abambwe, Mwami Imana turi imbere yawe kubwira ijambo, ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese ugiye kuyumva, Mwami Imana rigira aho rimukura ndetse rigire naho rimushira, ribashe kubaka imitima yacu kugira ngo tube maso dutegereze ubwami bwawe. Mwami Imana rero icyo duhagaritse n'imbaraga zose z'umwanzi no gukura kose kwa Satani, mu izina rya Kristo dufashe rero utugire neza, twambika imbaraga, ntabari nje ntabari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana nziza, byose ni mu izina rya Yesu, amen. Imana mu ijuru bahereza umugisha kandi Imana mu ijuru ibambika imbaraga. Reka nangire ndimo gushima Imana, reka nangire ndimo suhuza abantu. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Ndashima Imana ko yemeye ko aya masaha tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ndasuza buri muntu wese abagiye gutega amatwi rino jambo. Imana mu ijuru bahereza umugisha abari mu Rwanda, abari mu mpande enye zose z'isi, by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Imana mu ijuru bahereza umugisha abari hanze y'igihugu, abari ku migabane itandukanye y'isi. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Aya masaha y'umugoroba tugiye kwigana ku ijambo rivuga ngo tube maso, kubera ko igihe n'iki cyo kugira ngo tube maso, buri muntu wese abe maso, kubera ko ibirangaza ni byinshi kandi ibitugusha abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi, buri muntu wese mu ruhande rwe afite intambara arimo kugenda arwana. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndashaka ko turi buze kuganira ku mugani w'abakobwa 10. Birashoboka ko nawe uri mu mubare w'abantu Imana yabaze, cyangwa se mu mubare w'abantu Imana ifiteho umugambi. Ariko nubwo Imana igufiteho umugambi, birashoboka ko uri mu rwanda intambara zitandukanye cyangwa se mu bigeragezo, ariko kuba Imana igufiteho umugambi hari biraza kurangira ku buzima bwacu. Imana mu ijuru tugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Matayo ibice 25 gutangira ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Haravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu merezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahumukira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, barabahakanira bati ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjira nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. 11. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amena. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru bahereza umugisha kandi Imana mu ijuru itwambika imbaraga. Ijambo Bibiliya itubwiye ku mugani w'abakobwa 10. Bano bakobwa 10 ni abakobwa bari batoranyijwe mu bandi bakobwa baraho mu gihugu, bivuze ngo bari abakobwa b'intoranywa bagombaga gutaha ubukwe. Ariko kandi muri abo bakobwa Bibiliya ivuze neza ko 1/2 cy'abatoranyijwe, 1/2 cy'abahamagawe. Bibiliya ivuze neza ko 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Uyu munsi iri torero cyangwa se muri iki gihe cy'abakobwa bisobanura neza ko mu gihe tugezemo, cyangwa se muri iki kinyejana tugezemo cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, abakobwa 10 birimo biragereranya itorero ryo muri iyi minsi. Ubwo natwe turimo turambagizwa, turimo duhamagarwa, turimo dutumirwa tugenda twamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami
haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri Afurika ndetse no ku migabane itandukanye. Bivuze ngo turimo turahamagarwa kugira ngo tujyane ubutumwa bwiza bw'ubwami. Aba bakobwa 10 bagombaga kujya mu bukwe, ariko kandi bari batumiwe. Ni nayo mpamvu bivuze ngo bari abanyabwenge, bari abantu baturanyijwe, bari bafite ishusho mu bigaragara, basaga neza, bari bateye neza, bari bafite agaciro mu gihugu bari batuyemo, ndetse buri muntu wese wabonaga yabatangagaho urugero. Yesu nahimbazwe cyane. Ndashaka ko tuganira ku bintu 10 byarangaga abana bakobwa, kugira ngo twinjire neza mu ijambo ry'Imana, twumve icyo umwuka arimo ashaka kubwira aho uteze amatwi, cyangwa se urimo kureba rino vugabutumwa kuri televiziyo. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo turebere hamwe ese n'iki Imana dushakaho, kugira ngo dukomeze kuba amatabaza yacu arimo yaka. Icyambere bano bakobwa 10 hari ibintu bari bahuriyo bigera ku 10. Icyambere bose uko ari 10 bari amasugi. Bivuze ngo bari baratoranyijwe mu bandi bakobwa. Hari abakobwa benshi, harimo abasambanyi, harimo abigurisha, harimo bakina ibintu bitandukanye bikoza Imana isoni. Ariko bivuze ko aba bakobwa 10 bari abanyabwenge, ariko icyambere bari amasugi. Nta cyaha cyabarwagamo, bari nyuranywe mu bandi bakobwa. Icyakabiri, bose bari bafite ukwizera kwa Bibiliya kutavangiwe. Bivuze ngo bari bazi amategeko y'Imana, bari bazi icyo Imana ivuga ku cyaha, bari bazi icyo Imana ivuga ku mwuka w'Imana, bari bazi icyo Imana ivuga mu kwamaza ubutumwa bwiza, bari bazi icyo Imana ivuga mu gihe mu myiteguro yabo bari barimo. Bivuze ngo ntabwo bari bafite natandukaniro ryari hagati yabo uko bari 10. Icyagatatu, bose bari bafite amatabaza. Mu gihe tugezemo abakobwa bahamagarwa, buri muntu wese yari afite itabaza, kuko biteguraga neza ko ubukwe buri buze kugeza mu masaha ya nijoro. Ni nacyo kinyejana tugezemo bigaragaza ko amatabaza yacigagiye. Byagaragaraga neza ko ari amatara bacanaga kugira ngo hagaragare babone mu gihe cy'ijoro. Ariko muri iki gihe tugezemo, cyangwa se tujye mu isi y'umwuka, amatabaza icyo hano bishaka kuvuga cyangwa se icyo birimo bisobanura, ni amatabaza agaragaza impano z'Imana ziri mu bakozi b'Imana. Bivuze ngo itabaza Bibiliya tubiranga, birashoboka ko kuririmba kwawe byabitabaza, guhanura kwawe byabitabaza, kwamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami byabitabaza. Aya mateno tugenda tubwirizaho, cyangwa se n'iyi cyano turimo tubwirizaho, iyi nayo yabitabaza. Bivuze neza ko amatabaza yabo bari bayafite uko ari 10. Nta kintu bagombaga kwireguza. Nshuti y'Imana, nshuti y'umusaraba wo bw'Imana, nta kintu uyu munsi ushobora kwireguza imbere y'Imana. Yagushize imbere ibintu Imana yanga, ndetse gushyira imbere n'igikunda. Bivuze ngo itabaza yawe urimo ko ririmo rigaragara muri iki kinyejana, biragaragaza neza ko ufite itabaza. Imana yagusaba kugira ngo itabaza, hari password Imana ishaka kugira ngo ubutunze, ariko ufite n'itabaza. Ari nacyo kintu ushaka kugira ngo tuze kuza gusorezaho. Icyakane, bose bari bafite Bibiliya. Ntabwo Satani akanzwe ko ufite igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Hari abafite ibitabo by'indirimbo, bafashe Bibiliya bakayijyana muri kabari, bafashe Bibiliya bakayijyana mu marogi, bakayirambika hasi bagakora ibyaha. Hari abafite izo Bibiliya barimo bazikoresha mu buryo butagendanye n'amahame y'itoro, cyangwa se icyo Imana ishaka ku mwana wayo. Icya gatanu, bose bagiye gusanganira umukwe. Bumvise uko byanga byakunda, urusaku rwari rwinshi, bagiye gusanganira umukwe. Bose bigaragaza ko bari bari mu mwanya umwe, bari bari mu murongo umwe, bari bahuje umutima, bari bahuje ibitekerezo. Ariko uko bari 10, hari password batanu batari bafite. Imana iduhereze umugisha. Ikindi cya gatandatu, bose bari bategereje ko agaruka. Ko byagenda kose bari bazi ko umukwe ari buze kugaruka. Uyu munsi natwe niyo mpamvu turategereje ko Yesu azaza, turategereje ko ijahano bizasohora. Icya karindwi, bose bagiye kwigama. Nta shari bari bafite, nta singe ryari muri bo. Bose bagiye kwigama barasinzira. Ikindi, bose bumvise urusaku, barahamagarana, barakangurana. Buri umwe wese yagiye gukangura undi, buri umwe wese yagiye kubyutsa undi. Bose barahaguruka baragenda. Ikindi, bose baboneje amatabaza yabo. Uko bari 10 bose, amatabaza ya buri muntu wese yarayacanye, itabaza riraka. Icya 9, amatabaza yose yaraka. Icya 10, kimwe cya kabiri cy'amatabaza y'abakobwa 5 cyarazimye.
abandi batana amatabaza yabo araka. Mana mu gihe tugire neza kandi Mana mu gihe twamika imbaraga ndashaka kugira ngo dusobanure kuri ibi bintu bano bakobwa bose bari bahuriyeho. Byatubiye ngo uko bose bari 10 nabo bari bahuje umutima. Ndashaka kugutangariza bwoko bw'Imana. Shiti yanjye ndimo nakubwira iri jambo tube maso. Igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese abe maso. Yaba abashumba, yaba abavuga butumwa, yaba abaririmbyi, buri muntu wese mu mpano y'Imana, buri muntu wese mwitabaza ye. Imana yashaka kugira ngo tube maso. Utitwaje iturito, utitwaje titire ufite, utitwaje Imana yakubuzeho. Hari abantu bitwaza amasezerano bahawe n'Imana. Ayo masezerano tumaje kwitegereza neza. Hari abantu biriye mu masezerano, hari abantu bacumuriye mu masezerano, hari abantu baburi ibyabo mu masezerano bafite amasezerano. Ariko ndimo ndagutangariza ngo imbaraga z'Imana zijya zibasha kubohora itabaza y'abantu yazimye bikongera rikaka. Bano bakobwa bari bahuje umutima ngo ariko amatabaza y'abamwe batanu yari yazimye. Baragendaga ariko hari ikintu muri bo batanu batari bafite. Aba bari barasenze Imana, itabaza yabo byageze mu gihe cyaho amatabaza yabakenewe arakomeza araka. Ndimo ndagutangariza ngo mu gihe tugezemo nicyo gihe cyawe, aya masaha nicyo gihe cyawe, iki gihe urimo wumva irivuga butumwa nicyo gihe cyawe, niyo saha yawe kugira ngo ukuri wari waratakaje ku ijambo ry'Imana. Hari amatabaza yawe yari yarazimye ariko ijambo riravuze ngo tube maso kugira ngo amatabaza yacu ahore yaka. Aba bakobwa uko ari 10 amatabaza yabo yarakaga ngo ariko igihe kigeze umukwaje. Turimo turitegura kugaruka kwa Kristo. N'Imana nicyo bishaka kuvuga. Ubwo rero turimo kwitegura kugaruka ku mwami wacu. Satani arimo ashaka kukunyaga iryo tabaza ye kugira ngo yizine, kuko arimo arareba akabona kugaruka kwa Yesu kuri hafi, kandi arimo arashaka kugutwara, arimo arashaka gutwara impano yawe, arimo arashaka gutwara urubyaro rwawe, arimo arashaka gutwara umuhamagaro wawe, arimo arashaka gutwara network y'ubuzima bwawe. Ariko ijambo riravuze ngo bamaso kugira ngo Satani atakunyaga urwo ruzabibu. Ari nabwo turimo gushaka kukunyaga urwo ruzabibu. Hari umuntu ushaka kukunyaga urwo ruzabibu, hari abashumba barimo bashaka kukunyaga urwo ruzabibu. Ariko ijambo riravuze ngo imbaraga z'Imana zijya zibasha kubohora itabaza ryawe. Satani yari yarafashe miri, ariko Imana haleluya irashaka kugira ngo network y'ubuzima bw'itabaza ryawe gihongere kwaka mu izina rya Yesu. Ndimo ndaguhanura aya masaha y'umugoroba, ndimo ndakubwira ngo Satani wari warafashe amatabaza yawe yari yarazimye. Nizo Imana yaguhaye. Birashoboka ko Imana ishaka kugira ngo itabaza yawe yongere kwaka. Uyu mwaka tugezemo ndashaka kukubwira ngo birashoboka ko icyo gihe cyawe hari amatabaza yawe Satani yatwaye, ariko Imana yavuze ngo itabaza yawe yongere kwaka. Satani azigihe Yesu Kristo arimo barakunyaga, arimo arashaka kugira ngo akuvane mu murongo w'Imana. Ariko amatabaza yawe birashoboka ko hari igihe cyawe Imana ishaka kugira ngo ipingizemo, kandi ijambo ry'Imana rirabohora n'itabaza ry'irenge ryacu ribasha kutumurikira tugeze mu mwijima. Mana mwijiri dufashe kandi itugirire neza. Bano bakobwa kimwe cya kabiri cy'amatabaza y'abamwe yarazimye. Ni nayo mpamvu muri iki gihe tugezemo twese turimo turasenga, impano zirimo zirakorwa, bahanuzi barimo barahanura, abavuga butumwa barimo baramaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariko nimo ndagutangariza ngo hari password nimo nshaka kukubwira. Abo bakobwa uko bari 10, batanu b'abanyabwenge bari bari imbaraga z'Umwuka Wera, ariko abandi batanu nabo bari bafite ibishurirwa y'Umwuka Wera. Aba batanu bagendanye b'abanyabwenge bajyanye amatabaza, bajyana n'amavuta ahagije. Muri yandi magambo barasengaga, bari bafite amasezerano, ariko bari bafite n'ikintu bita Umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana azagufasha iki? Azagufasha gukontorora neza cyangwa se kujya gucunga neza impano zawe uko zirimo zikorwa cyangwa se uko zirimo zikora. Hari abantu barimo bakoresha impano zabo mu gihe kitari icyanyacyo, harimo barimo bakoresha impano zabo mu gihe kitateganyijwe. Nari nayo mpamvu benshi basuye inyuma, ari nayo mpamvu benshi barimo batakaza imbaraga z'Imana. Ndimo ndagutangariza ngo wongere gusubizwa indangagaciro ya Gikristo ku buzima bwawe, wongere gusubizwa amavuta y'Imana, wongere gusubizwa n'ibyiringiro, wongere gusubizwa mu buzima. Wari utakaje ubuzima, oya amaso yawe yarabaye impumyi kuko ntabwo waroraga. Igihe cy'umwijima tugezemo, Imana ishaka ngo amatabaza yawe yake. Itabaza yawe yari maze igihe rizimye,
mu izina rya Yesu ndaguhana ngo aka kanya wongeye kwakira itabaza rizima, wongeye kwakira umuriro uzima, wongeye kwakira umwuka w'Imana muzima, wongeye kwakira amavuta y'Imana, wongeye kwakira network igiye gufungura ubuzima bw'imibereho yo kubaho kwawe. Imana mu ijuru dufashe, kandi Imana mu ijuru tugirire neza. Ndimo nagutangariza ngo Imana itwambike imbaraga. Reka twongere dusome ijambo cyako duserezaho biri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice byaho 3:20, aho niho nshaka dusoreza. Imana mu ijuru tugirire neza kandi twambike imbaraga. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3:20 haravuga ngo dore magaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi ndinjira iwe dusangire. 21 unesha nzamwa kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje mwicara na data ku ntebe ye. Mana we tugirire neza. Jambo ry'Imana riravuze ngo magaze ku rugi ndimo ndakomanga, uwumva ijwi ryanjye akemera agakingura nanjye ndinjira nsangire nawe. Yesu arimo arakomanga ku rugi rw'umutima wawe. Yesu arimo arakomanga, arimo araguhamagara, arashaka kugira ngo aze musangire. Ntabwo umuntu ashobora kwinjira iwawe utamuhaye karibu. Yesu arashaka ngo umuhereze karibu. Yesu arashaka ngo umuhereze karibu aze agire gahindura ku buzima bwawe. Mana tugirire neza. Bantu benshi nabo barimo bagaragaza icyo bari cyo ku buzima bwawe. Imana ijambo ry'Imana rirambwira Yohana yarahanuye, aravuga bwirizwa n'umwuka wera. Haleluya. Aravuga ngo ubu utarakazi yazi nubihe nushuwe nukonje ngo ndaza nkuruke. Mana hari abantu igiye kuruka muri iki kinyejana, Imana ikabashyira ahagaragara. Bantu baraza kuba maso bahagaze mu ijambo ry'Imana. Imana igiye kubashyira ku munara, abantu bose bari buze kukubona bakakwitegereza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mana mu ijuru bandika imbaraga. Mana mu ijuru sobanura ibidasobanutse ku buzima bwanyu. Mana mu ijuru hindura amateka y'ubuzima bwanyu. Wa mukobwa uteze amatwi ino jambo, wa musore uri murebera ijambo, wa musaza wa mukecuru we, wa mugabo wa mudamu we, ndimo ndagutangariza ngo aya masaha Yesu arimo arakomanga ku rugi, arimo arashaka kugira ngo ube maso wongere kwakira imbaraga. Mana mu ijuru tugirire neza, kandi Mana mu ijuru twambike imbaraga. Ubuzima wari utakaje, Mana gusubiza ubuzima. Amavuta wari utakaje, Imana gusubiza ayo mavuta. Matabaza yawe yarazimye, Mana yongere kwatsa itabaza yawe mu izina rya Yesu. Wa mukobwa ndimo ndagutangariza ngo iryo tabaza ryawe Satani yarazimije, Mana yongere kuyigasa. Haracyari ibyiringiro yuko icyo giti cyasemwe cyakongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro yuko ayo matabaza yawe yarazimye yakongera kwaka. Warahanuraga bikemera, ariko uyu munsi nta kintu kibona. Warerekwaga bikemera, uyu munsi nta kintu kibona. Warasengaga bikemera, uyu munsi bigishoboka. Warabwirizaga bikemera, uyu munsi bigishoboka. Hari abantu wari ufite waramaze gutakaza inshuti z'umumaro, abantu wari ufite umugisha abamaze kubatakaza, ariko ya masaha tuvugana Imana igusubiza abantu b'umumaro, Imana igusubiza inshuti z'umumaro, Imana ikwambika imbaraga. Amavuta y'Imana abantu utuye muri ako kagari, muri umudugudu, muri uwo murenge, muri ako karare, muri iyo ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, muri ahantu hatandukanye, Imana yongeye gukingura network y'ubuzima bwawe. Hari imbaraga urimo kurwana nazo muri icyo gice, hari imbaraga urimo kurwana nazo mu muryango, ariko ijambo riravuze ngo Imana igiye kongera kwasiga tabaza. Imana igusubiza ubuzima, wongere wakira imbaraga z'amasezerano, wongere wakira imbaraga zibohora, wongere wakira imbaraga zubaka ubuzima bwawe, wongere wakira imbaraga zubaka network y'ubuzima bwawe. Imana mu ijuru baheze umugisha, kandi Imana mu ijuru bandika imbaraga. Mwongere mwakira ubuzima mwari mutakaje, amavuta y'Imana bubonekeho. Wongere wumve ukuri kw'ijambo, usobanukirwe icyo Imana igushakaho, kugira ngo dukomeze guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana mu ijuru bagirire neza, kandi Imana mu ijuru bandika imbaraga. Tugiye gusenga Imana. Wowe uteze amatwi ino jambo, birashoboka ko urwaye, birashoboka ko wumva hari ibintu byari bikubase ku buzima bwawe, birashoboka ko umaze igihe wahora wabwiriwe wambaye ubusa, nambara n'inyitsi ku buzima bwawe. Ndimo ndagutangariza ngo ufate kuri iyo karafu, kuri niyo televiziyo, niturangiza dusenge. Niba urwaye, kiganza cyawe gifata ahantu urwaye, niba ufite ibibazo bitandukanye, Imana igiye kubohora ubuzima bwawe, Imana igiye kubohora urugo rwawe, Imana igiye kubohora network ubuzima bwawe.
we wa mudamu we urimo urayumva uteze amatwi, birashoboka ko urugo rwawe rusenyutse, birashoboka ko umugabo yagutaye, birashoboka ko umugore yagutaye, birashoboka ko abana bagutaye, birashoboka ko wabonaga ko ari umumaro uwo baragutaye. Tujye gusenga Imana. Imana ikwandika imbaraga, Imana yongeye ibashoboje bashyigikire. Izina ry'Imana habwa icyubahiro. Reka twubahe Imana, dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Mana nziza, Imana ikomeye, Mana y'icyubahiro, Imana yo kwizerwa, ndamagara amavuta yawe, ndamagara imbaraga zibohora. Reka Mana wongere kongera kuduhereza imbaraga, matabazi yacu yarazimye, reka yongere kwaka imbaraga twari dutakaje, reka kongere kuzigarura mu izina rya Yesu. Buri muntu wese Mwami Imana, reka umwambike imbaraga kandi udushyigikire. Urakoze kuri Mana nziza, reka twongere kuzicarana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari byinshi byadukamuye, hari byinshi byatumye dutakaza imbaraga, hari byinshi byatumye dutakaza byinshi bitandukanye, ariko nagushimye ko ngiye kuturemera ubuzima, nagushimye kucisha abarwayi, nagushimye ko ngiye kutwambika imbaraga z'Umwuka Wera. Urakoze kuri Mana nziza, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibandike imbaraga. Amavuta y'Imana bane namwe, kandi uyu mwaka tugeze mu mwaka twatangiye, amavuta y'Imana babonekeho agakiza gataye ku miryango yanyu mu izina rya Yesu, amen, amen.